والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ishimwe kuzo bikwiriye Allah nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo n'umuryango wayo n'abasangirangendo bayo n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Turasaba Imana nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduhembera umwanya tugiye kumara tuganira ibisobanuro byagutse bya tafsir, ibisobanuro byagutse bya Qur'ani, by'imirongo mitagatifu ya Qur'ani, kandi ku munsi w'imperuka azaduhe kuba hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abo twari kumwe mu isomo ryacu ry'ubushize mwibuka ko twaganiriye kuri suratul Kawthar, aho nyagasani subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa ye ati inna a'tainaka al-Kawthar, mu by'ukuri rero Muhammad twaguhaye al-Kawthar. Iyi Kawthar twayiganiriyeho ku burebure, tubona ko ari ibyiza byinshi intumwa y'Imana yahawe hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka, by'umwihariko umugezi wa al-Kawthar. Uyu mugezi wa al-Kawthar intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikaba yaranaweretswe, ikawubona, ikawusobanurirwa na marayika Jibril mu rugendo rwa Isra wal Mi'raj. Ibi byose twabiganiriyeho mu isomo ryacu by'ubushize ku burebure. Uyu munsi rero dufite isomo rishya, dufite isura nshya, tukaba turi buganire ku bisobanuro bigari by'isura yitwa suratu al-Ma'un. Al-Ma'un, iri jambo al-Ma'un, aho iyi sura ikurira izina kuri iri jambo al-Ma'un rigaragara muri iyi sura, iri jambo naryo turaza kureba ibisobanuro byaryo ku burebure. Hari n'ikindi kintu turi buganireho gifitanye isano cyangwa se gifitanye isano na kimwe mu bintu bikomeye bivugwa muri iyi sura. Icyo kintu kikaba cyaragaragaye ku burebure muri hadith turi buze gusoma cyangwa se kuganiraho. Nanone hadith yakiriwe na Mu'adh ibn Jabal, hadith yakiriwe na Mu'adh ibn Jabal. nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu al-Ma'un yaravuze ati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah yaravuze ati ara'aita alladhi yukaththibu bid-din, ara'aita alladhi yukaththibu bid-din, ese waba warabonye wa muntu uhakana idini. Iri jambo ad-dini rivugwa muri iyi sura ntabwo ari idini nk'iryo tuzi, ahubwo ndashaka kugira ngo mbaze mu bakurikiye iri somo, mu bo twatangiranye iri jambo ni he handi twaba twararibonye. Ijambo ad-dini ni he handi twaba twararibonye mu bisobanuro by'izi sura? Abahazi bamanike turebe. Naam, tafadhali. Iri jambo duheruka kuribona mu isomo ryacu ari ryo suratu al-Fatiha, dusesengura tunanasobanura ibisobanuro byagutse by'iri jambo ad-dini twabisanze muri suratu al-Fatiha. Muyihe aya? Tafadhali. Maliki yawmiddin. Urumva ijambo dufite muri suratu al-Fatiha ni naryo iri nanone rigaragara muri iyi sura. Imana yaravuze iti ara'aita alladhi yukaththibu bid-din. Iri jambo nta tandukaniro riri hagati yaryo n'iryo twasanze muri suratu al-Fatiha. Iri jambo twasanze risobanura iki? Iri jambo ad-dini risobanura umunsi w'imperuka. Hanyuma igikomeye, isano riri hagati y'umunsi w'imperuka n'iri jambo ni dushobora kuribona twihuse tugarutse muri hadith, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti al-kayyisu, umunyabwenge, man dana. Wabyumvishe inshinga iri jambo riturukaho? Iri jambo rituruka ku nshinga y'ururimi rw'icyarabu igaragara muri hadith, ariyo dana. Dana bivuze iki rero? Dana ni ukwibarurira, ukamenya ibyo uri gukora. Ese ibyo ndi gukora nibyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse? Ese sinaba hari ibyo Allah yabujije naba nkora? Iri jambo ad-dini risobanura umunsi w'imperuka. Umunsi w'imperuka aho abantu bazahembwa ushingiye ku bikorwa bakoze hano ku isi. Imana muri Qur'an yaravuze iti uzaba yarakoze bike byiza ku munsi w'imperuka azabihemberwa ibyiza, n'uzaba yarakoze bike bibi ku munsi w'imperuka azabibazwa.
uriya munsi yawmul jaza, uriya munsi w'ibihembo, umunsi abantu bazahembwa babanje kubarurirwa kugira ngo bahembwe ibisa n'ibyo bakoze neza ushingiye ku butabera bwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Uwo munsi wiswe umunsi wo guhembwa, abantu bagahembwa hashingiye ku byo bakoze. Intumwa y'Imana rero iti al-kayis, umunyabwenge, man dana nafsahu, ni wa wundi wibarurira, wa amila lima ba'da al-maut, agakora ibizamufasha nyuma y'urupfu. Wal ajiz, umuntu w'indangare, man atba'a nafsahu hawahu, ni wa wundi wicara agatererana roho ye akayireka igakora ibiyijemo, igakora ibijyanye n'amarangamutima yayo, ikagendera ku irari. Hanyuma uyu muntu watamanna ala Allahi al-aman, warangiza ugasanga afite ibyo yifuza kuzabona ku munsi w'imperuka, ntabwo uzabibona. Aha rero iri jambo ad-din rivuga muri suratu al-Fatiha, maliki yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala ni umwami w'ikirenga ku munsi w'imperuka, umunsi abantu bazahembwa nyuma yo kubarurirwa ibyo bakoze hano ku isi, kugira ngo buri muntu ahembwe icyo akwiye. Nicyo iri jambo risobanura. Aha rero Allah subhanahu wa ta'ala ati, Allah arabizi ku munsi w'imperuka bawuhakana, baravuze bati a idha mitna, nidupfa, wa kunna turaban, tugahinduka igitaka tukabora, wa idhaman, hagasigara imifupa gusa mu gitaka, ese koko a inna lamab'uthun, nibwo tuzazuka? Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala iti muzahinduka igitaka mubore, n'amagufwa bore, hasigara igufwa ry'umutwe naryo nyuma y'igihe ribore, kandi muzazuka. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, twashoboye kubarema mbere tubashyiraho tudafite aho tubakuye handi, murabona kubagarura aribyo bizaba bigoranye. Aba rero bahakana umunsi w'imperuka, bahakanye kuzuka, bagahakana guhembwa ibyo twakoze hano ku isi. Allah subhanahu wa ta'ala ati ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, ese wabonye aba bantu bahakana umunsi w'imperuka? Hari n'ibindi bintu bibaranga. Uvanywe w'Islam, turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ibintu bimwe mu biranga abantu bivugwa muri iyi sura, muri aya zikurikiriye, Allah subhanahu wa ta'ala azabiturinde mu by'ukuri. Icyambere Allah ati fadhalika alladhi yad'u al-yatim, uwo muntu bamwe muri abo bahakana umunsi w'imperuka babizi cyangwa batabizi, bamwe muri bo ni ba bandi badafasha imfubyi, ni ba bandi batazi agaciro k'imfubyi, ni ba bandi batererana imfubyi, ba bandi barya imitungo y'imfubyi, ba bandi bariho ubuzima bwiza badatekereza ku mfubyi. Bavandimwe b'Islam, umuntu avuze agaciro cyangwa se ko gufasha imfubyi, kurera imfubyi, kwita ku mfubyi mu idini ya Islam, ushobora kubivuga imyaka 1000 ikarangira utarabirangiza. Kizakwereka umuntu utazi agaciro k'imperuka, uyihakana ababizi cyangwa atabizi. Uyu muntu yo bw'imfubyi nta kintu, nta buremere ayiha. Nyagasani subhanahu wa ta'ala yagennye ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakaje ababyeyi bombi akiri umwana muto, abaho ubuzima bw'ubupfubyi. Nyagasani subhanahu wa ta'ala arabimwibutsa mu isura tuzaganiraho mu masomo ari imbere. Imana iti alam yajidka yatiman fa'awa, ukwiriye kumenya agaciro k'imfubyi, kuko nawe Allah subhanahu wa ta'ala yasanze uri imfubyi arakurera. Allah arakurera. Intumwa y'Imana ipfushe se, ibura amezi 7 ivuke, nyuma intumwa y'Imana ifite imyaka 5 na nyina arapfa. Intumwa y'Imana irerwa na sekuru wayikundaga cyane afite imyaka, intumwa y'Imana ifite imyaka 8, uwa sekuru nawe arapfa. Intumwa y'Imana nibwo yarerwaga na se wabo Abdul Muttalib, kugeza kumuganiraho tuzanamugarukaho. Uyu ari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugeza ibaye umugabo. Nyagasani subhanahu wa ta'ala ati rero kubera ubuzima bushaririye wanyuzemo, kubera ubuzima bw'ubupfubyi wanyuzemo, fa amma al-yatima, imfubyi ahizikagera, fala taqhar, uzayimenye ukuri, ntuzayisuzugure, ntuzayigirire nabi, ntuzayibye, ntuzayicure, ntuzayigire umutungo. Wari imfubyi, wari umukene, wari ukeneye ubufasha, uzi
ibibazo by'ubukene, uzi ibibazo by'umuntu kuba ariho akennye. Wa amma sa'ila, umuntu nasaba agasaba koko akeneye gufashwa, uramenye umusabye nawe uzamumenye. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kandi igihe cyose inema wagiriwe na Allah subhanahu wa ta'ala zo kuba waravutse uri imfubyi, Allah akakurera ugakomera kabintumwa, izo nema igihe cyose uzaziganire mu gutanga mu byo mu gukorera Allah subhanahu wa ta'ala. Twebwe iyo tugeze kuri aya fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, kuganira ku nema za Nyagasani subhanahu wa ta'ala, muranabyibuka twize no kubiganiraho ku bisobanuro byagutse bya suratul Masad, bya suratul Al-Falaq. Kuganira ku nema za Allah ntabwo ari kugenda ngo wishongore ku bantu. Niba hakenewe zaka urayitanga, niba hakenewe sadaka urayitanga, niba hari umukene ufite icyo asaba wowe Allah yaraguhaye uramumenya. Uko niko kuganira ku nema za Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Wabonye wawo hakana umunsi w'imperuka, twawusobanuye impamvu y'iri jambo ati nuko ari umunsi abantu bazahembwa ibyo bakoze byiza cyangwa bibi ushingiye kuri report nibarurwa ry'ibyo bakoze hano ku isi. Nicyo iri jambo ry'umunsi w'imperuka risobanura, ririmo ijambo ad-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa ni wa muntu aba bantu bahakana umunsi w'imperuka, imfubyi ntacyo zibabwiye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti ana wakafilul yatim fil jannati hakaza, nje n'umuntu urera imfubyi hano ku isi, mu ijuru tuzaba turi kumwe gutya. Nje n'umuntu urera imfubyi hano ku isi, akamenya agaciro k'imfubyi, akamenya ko imfubyi idafite minerval, akamenya ko imfubyi idafite umubyeyi uri buyireberere ngo ayimenyere amahomework, ayimenyere ibitabo, ayimenyere amakayi. Uwo muntu wita ku mfubyi, kandi rega kwita ku mfubyi hari n'igihe byaba atari na ngombwa ko wenda ubana nayo mu nzu, ariko uwo mwana ukamumenya ko ari imfubyi, ukamumenya ukamushyira mu buryo bwawe ushoboye kubana nawe, niko kurera kuzuye kafara. Akarererwa mu muryango, ariko hari igihe bidakunda kubera imiryango n'ibibazo n'iki, ariko ukicara ukavuga uti uyu mwana ni imfubyi, ndabizi nta babyeyi afite, nanjye ngiye kumumenya, niyo yaba ahari wenda ahari, ariko nanjye nkamumenya. Ni ukuvuga ngo hari inzira nyinshi zo kurera imfubyi no gufasha imfubyi. Numwe Imana iti rero abo bafasha imfubyi, ana wakafilul yatim fil jannati hakaza, nge n'umuntu urera imfubyi tuzaba turi kumwe gutya mu ijuru, nkuko mureba izi ntoki ebyiri. Iri jambo imfubyi ryagaragaye muri suratu Duha. Urebe imfubyi muri suratu Duha, Allah subhanahu wa ta'ala yavuzemo imfubyi, anavugamo usaba. None muri suratul Ma'un Allah subhanahu wa ta'ala avuzemo imfubyi, avugamo n'umukene. Iyo duhuje izi aya zombi zivugwa muri suratul Ma'un, aho Allah yavuze imfubyi akanavuga umukene, muri suratul Duha tuzayigarukaho mu masomo ari imbere, Allah akavuga imfubyi akavuga n'usaba. Urabona ko bifitanye isano. Nta ushobora gusaba afite, nta ushobora gusaba ari umukire. Still nk'uyu uvugwa muri suratul Duha niwe mukene nanone uvugwa muri sura. Iki kizakubwira abantu batazi agaciro k'umunsi w'imperuka, batazi agaciro k'ibyo bazabarurirwa na Allah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, aba bantu barya bonyine, ntibajya bagaburira abakene, ntibajya basangira n'abakene, ntibajya bafasha bagenzi babo, ntibajya basansibiriza, ntibajya bashishikariza abandi kugaburira abakene. Bavandimwe b'Isilamu, kwicwa n'inzara, bavandimwe b'Isilamu, gusonza ukicwa n'inzara, umuntu agasonza. Hari abantu bafite ibiryo mu gitondo cya kare, urugo rwamo abantu 4 bagateka ikiro cy'umuceri bakaryiroho, bisigaye mu gitondo bakagenda bakamena muri puberi. Hari abantu bashonje, bavandimwe b'Isilamu, fagitire y'ibi bintu imbere ya Allah nta muntu uzashobora kwishyura. Umuntu akabaho umwaka akarya, umwaka ukarangira atarasangira n'umukene. Ntushoboye gusangira nawe iwawe kuri income yawe, ku byo winjiza, kuki nta ruhare rw'abakene ufitemo ugena, kandi kubizi barahari. Hari abo duturanye, hari abo duca mu mayira, yewe hari nabo mu miryango yacu nabo turabazi.
nabo mu miryango yacu. Qur'an tuyumuntu ntaza agaciro k'umunsi w'imperuka, ari mu bahakana imperuka. La yahuddu ala ta'ami al-miskin, kugaburira abakene ikintu gikomeye bavanye mu Islam. Igiye kubaza ikibazo ubundi nkomeze. Iyo umuntu arahiye indahiro y'ikinyoma, iyo umuntu arahiye indahiro ku kintu akarahirira ikintu yarangiza ntagikore, ikiru cye ni kihe imbere ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala? Ababizi bamanike turebe. Ikiru cyo kurahirira ikintu kikakunanira kucyubahiriza ntabwo ari naziri, ni ukurahira. Kurahira uti wallahi nzakora ibi, warangiza bikakunanira kubera impamvu zitandukanye. Indahiro ntabwo warahira kuri Allah ubesha ngo bizarangiriraho, ugomba kubyishyura. Wishyura iki? Abakizi bamanike turebe. Naam, tafadhal. Icyambere wumve urebe agaciro ko gufasha umukene no kugaburira umukene mu dini ya Islam. Turaza no kugaruka kuri hadithi ndende ya Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu. Musara aratubwiye ati iyo urahiye indahiro karahira kuri Allah bakureba, na urahiye ku izina rye arakureba, warangiza icyo urahiriye ntuzagikore, ntabwo Imana izakubabarira, ni icyaha icyo ngicyo. None Imana yashyizeho amande kugira ngo ikubabarire icyo cyaha. Imana yashyizeho ikiru kafara it'amu. Aratubwiye ati kugaburira abakene, ariko bangahe? It'amu bangahe? 10 masakin, kugaburira abakene 10. Urebe ko kurya bayina ari icyaha, urebe ko abantu kwicara tugakora tukunguka, Allah kaduha baraka, ibyo duhaye tukabicira mu nda twenyine, ni icyaha tutamenya abakene n'uruhare rwabo. Niyo mpamvu iyi sura bavanywe b'Islam, uyu muntu utazi agaciro k'abantu bakene ngo amenye ko bakwiriye kurya, ngo amenye ko nabo nk'uko wenda Allah yamuhaye bo ntabahe ari ikigeragezo n'abafite. Urebe Nyagasani subhanahu wa ta'ala twereka agaciro ko kugaburira umukene. Allah yaravuze ati niba urahiye ku izina ryanjye ubeshya, nyuma y'igihe ukabona ibyo warahiriye utabishoboye, ntibizarangirira uzagaburira abakene 10. Abakene mu bibazo bakunda kugira habayemo icyo kurya cyonyine gusa, cyangwa hari n'ibindi. Ikindi ni ikihe? Naam, imyambaro. Uturanye n'umuryango ukennye, umwana akazi wawe n'agakabutura gacitse ku kibuno, abana bawe bakamuseka ndetse nawe ukamuseka, imyaka ikarangira, warangiza ukicara hafi y'irayidi ugafata 200,000, warangiza ukagenda mu iduka ukagura imyenda y'abana bawe, ukibagirwa agapantaro k'umwana w'umukene muturanye, ukibagirwa agakanzu k'umwana w'umukobwa w'umukene uzi wambaye ubusa, ukinjira mu iduka ry'imyenda ukagura amakariso y'abana bawe b'abakobwa, umwana w'umuturanyi w'umukobwa ukaba umuzi ko ari mu kigero nk'icyawe, ukibagirwa gufata nawe 3,000 ngo umugurire udukariso tw'6,600. Allah subhanahu wa ta'ala umurahiyeho ubesha, Imana iti ntabwo birangiriraho. It'am 10 masakin, uzagaburira abakene 10. None Imana yashyizeho kondisiyo, ntabwo ari kuba wowe urya umuceri warangiza ukamugurira ibijumba min awsat nk'ibyo nawe ibyo ukwiriye gusangira nabo nibitagukundira aw kiswatuhum, uzajya mu iduka bagurira imyenda 10 abakene 10. Nubona bikoraniye itqu raqaba, uzafunguza umucakara. Icyo gihe idini yari muri strategy yo guca ubucakara, ishyira gufunguza abacakara, kubagira free, guha abantu ubwigenge barabacakara. Idini systematically ibigira mu bikorwa byiza kugira ngo systematically nta muntu waguze umucakara wambuye umucakara we, igihe kizagere ubucakara bucike. Kandi koko iyo strategy ya Allah subhanahu wa ta'ala yo guca ubucakara ushize gufunguza umucakara mu bikorwa byiza yatanze umusaruro, kuko nyuma y'igihe runaka nta n'umuntu uhutajwe, nyuma y'igihe runaka ababagwaga muri aya makosa bafunguraga abacakara, igihe kiragera ukaba washaka umucakara ntumubone. Wallahu alimun hakim, yone hikima ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Dini ya Islam iza kuzikagigirana n'ubucakara, abantu bari kuyanga, bari bafite abacakara babafasha, bari kuyanga, kikaba ikibazo gikomeye. Abantu baranguye abacakara bo kubahingira, none wowe uraje uciye ubucakara segonda rimwe. Nyagasani subhanahu wa ta'ala systematically aravuga ati ukoze iki cyaha uzafungura umucakara. Wowe waba ufite umucakara, umuntu akaza akakwinginga ati waretse nkagwa nka 10,000 mu rukamo kubera ko yakoze icyaha,
gifite ikiru cyo gufunguza umucakara. Bavandimwe b'Abayisilamu, nicyo kwiga Ubuisilamu bimaze, bizatuma dusobanukirwa idini yacu, tuyimenye, tumenye n'agaciro ka Allah subhanahu wa ta'ala mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nyagasani subhanahu wa ta'ala amaze gusetinga gufunguza abacakara mu bikorwa bya ibada no mu byiru no mu mande nk'aya ngaya ku bantu bakoze amakosa. Igihe cyarageze umuntu agashaka umucakara ntamubone. muri Qur'an Imana yaravuze iti wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, abemera Imana nyabo muri suratul insan, sura yitiriwe umuntu. Imana yaravuze iti wa yut'imuna at-ta'ama, gusangira abavandimwe b'Abayisilamu, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, abemera Imana nyabo basangira n'abantu, bakagaburira abakene babikuye ku mutima. Bagaburira nde? Miskinan, abakene, wa yatiman, imfubyi iragarutse, wa asira, n'imfungwa z'intambara. Urabona ubu ni uburyo bwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala, nta humanitarian iriho irenze ubu buryo Allah subhanahu wa ta'ala yasetinze idini ya Islam. Kubera ko iyo urebye imfubyi automatically biri mu bukene, wakaba yayitaho ninde? Wakaba yamugurira imyenda ninde? Nise se yarapfuye. Wakaba yamugurira amugaburira ninde? Ni nyina. Nyina nta bushobozi afite, cyangwa se nawe yarapfuye. Urabona ko aho Allah subhanahu wa ta'ala yagiye avuga imfubyi ntiyasize n'umukene, kuko nubwo uyu afite umwihariko wo kuba ari imfubyi, ariko automatically ni mu bukene. Umuryango wakaba umwitaho, ababyeyi ntibahari. Imana iti rero abemera Imana nyabo, abemera Imana b'ukuri, kimwe mu bintu bibaranga wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, bagaburira abakene, bagaburira, batanga amafunguro, bagaburira babikuye ku mutima, batabihatiwe. Bakagaburira nde? Yatiman, imfubyi, miskinan, umukene, wa yatiman, imfubyi, wa asira, n'imfungwa. Kuko imfungwa nazo ni dini ya Islamu. Urabona ko iyo uvuye ku mucakara, ku rwego rw'umucakara umaze kuba runini, ushobora kugaruka ukaza kukwita mu buzima busanzwe ku mfungwa, kuko abari imfungwa kugira ngo agororwe, ntabwo ari imfungwa kugira ngo yicwe n'inzara. Uko niko idini ya Islam yasetinze mu by'ukuri ibikorwa byubaka ubumuntu kandi bigamije no kwiha Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Aba bantu rero dufite inenge yo kurya twenyine, yo kutamenya abakene, yo kutamenya abaturanyi kurusha ubushobozi. Umuntu ukinjira mu iduka, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, ukinjira muri busheri. Reba busheri, ukinjira muri busheri, ukabwira umuntu uriya mubara abasore baba bakata inyama barimo, ukamubwira uti nkatira ibiro 3 by'iroti. Uturanye n'umuryango ukene, ukibagirwa no kuvuga uti nkatira ibiro 2, akanusu kanshyirire mu envelope, biba ari 3, akanusu kanshyirire mu envelope. Ibi ngibi uramutse ubikoze uzagaciro kabyo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, uzi ubusabe bw'umuturanyi. Intumwa y'Imana iratubwira iti mazala Jibril yusini biljad, Jibril buruko yansuraga, buruko yambonekeraga, yambwiraga umuturanyi wanjye, kambwira ati uramenye umuturanyi wawe, hatta zanantu annahu sayuwarithu, mpaka nkajya ko ninapfa Jibril azatuma abaturanyi bazungura ibyanjye. Bavandimwe b'Abayisilamu, umuturanyi, intumwa y'Imana iti idha yabwiye Aisha radhiyallahu ta'ala anha, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiye Aisha iti idha tabakhti marqatan, nuzajuteka isosi, nuzajuteka inyama, nuzajuteka akaboga. Tubivuze naho mu rurimi rw'abantu bamenyereye rwo gutsinda inyama kuko ari imboneka rimwe. Nuzajuteka akaboga, intumwa y'Imana yavuze isosi. Fa akthir ma'aha, intumwa y'Imana iti ujye ushyiramo amazi menshi, wata'ahad jiranaka, ushyire mu gisorori, utumire umuturanyi wawe isosi. Intumwa y'Imana yavuze ngo muhe n'inyama, yavuze utumwoherereze isosi. Nacyo kikatunanira, ugaturana n'umuryango ukene, ubizi mu by'ukuri ko hari abantu bakene. Wowe ukajya mu iduka muri busheri ukagura iroti, ukibagirwa no kubagurira imvange. Mu by'ukuri kiro kimwe. Bavandimwe b'Abayisilamu rero, ibi bintu tubimenye, biri muri Qur'an kugira ngo bitubere inyigisho, biri muri Qur'an kugira ngo biduhugure. Umuvandimwe umwe yinjira mu iduka, maze kwinjira mu iduka agezemo umwana muto cyane w'umukobwa w'imyaka 5, 5 cyangwa 6,
arazenjira mu iduka ati mu isukari ya 200, isukari y'amafaranga 200 mu iduka barapima bafite umunzani, isukari barayipima, bamaze kuyipima uwo muvandimwe nyine arimo bituganiriza abaza umwana ati isukari ya 200 nonaha saa 2 z'ijoro, ati papa na mama bari mu rugo ntibigeze bashobora guteka, niba bari bafite icyo bateka, sinzi aho mama yarabonye 200, aradutumye ngo tugure isukari adutekere igikoma. Umwana nk'uyu ugize amahirwe yo kubona umuntu nyawe w'umunyakuri uri mu mwanya wo gufasha. Uramutse udafite n'amafaranga, ufite n'ubushobozi bwo kubwira n'umuntu uti nguriza nyoherereza amafaranga 1000, mbonye umuntu nyawe uri mu mwanya wo gufasha. Umwana ukamureka akagura isukari avuga ngo niyo mama ntumye ngo adutekere igikoma tuyirarire. Uratekereza iki? Uramutse ufashe n'ikiro cy'umuceri ugaha uyu mwana, ugafata inyanya z'amafaranga 100 ugaha uyu mwana, ukamubwira uti n'isukari bayiguhe ariko nugera mu rugo ibi ubihema. Uratekereza iki kintu imbere y'Imana kirangana gite? Wowe uratekereza ko uzajya mu byanwa mu ijuru no gutanga ibya mirenge? Urya wenyine ntibishoboka. Bavandimwe b'Islamu rero amahirwe duhura nayo menshi yo kumenya, yo kubona umuntu nyawe uri mu mwanya wo gufasha, umuntu nyawe utari umwishkoro uri mu mwanya wo gufasha, kabibona bikakugaragarira, uramenye uzatuma abantu hanga basonza ubireba. Wenda ikindi gihe ubushobozi bwawe bushobora kuba buke, ariko ugize amahirwe yo kubona ikintu nk'iyo story yo mwana nari nkwaye, uramenye uzakoresha iyo bwabaga ugire icyo bafasha umuryango nk'uyu nguyu. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala ibi bintu by'abantu kutamenya agaciro k'imiryango ikennye, kutamenya ko amafunguro ari ikibazo kuri bamwe, Allah yabishize muri iyi sura, ananabishyira munsi y'abantu batazi agaciro ko ku munsi w'imperuka kazize ntabwo byakunda. Allah rero ati wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iyi aya ndaje nigarukeho mu kanya gato. Imana iti fawailun lil musallin, igihano gikomeye kiri kuri abantu basenga. Ariko abo bantu basenga n'ubundi bari kuvugwa aha bafite ibibazo bitandukanye birimo no kutamenya agaciro k'ibyo twavuze haruguru, n'umwihariko w'icyo Allah agiye kongera kuri bo. Abantu basenga, Ibn Kathir anayo dukurikira dusoma tafsiriye, tuganira tafsiriye tugendeyeho, aratubwira ati qala Ibn Abbas kuri iki kibazo cy'ibihano bikomeye, ibihano bikomeye wayi bivugwa ko ari ahantu runaka mu muriro wa jahannam hazajyamo abantu basenga mu buryo Imana igiye kuvuga. Ibn Abbas aratubwira ati icyambere abo bantu ni bande? Al-munafiqin, bamwe muri bo ni abanafiki. Abanafiki barasengaga ku gihe cy'Umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibyo abantu mubizi ko basengaga, ariko ari abanafiki. Qur'an yabavuzeho gute isala zabo yazivuzeho ngiki? Ninde ubizi gatubwire isala z'abanafiki muri suratul Baqara? Imana yavuze ngiki? Wa idha qamu as-salata, niyo bagiye gusenga, qamu kusala, bahagarara mu isala biguru ntege, yurauna an-nas, nta kindi cyabazanye usibye kwereka abantu. Aba rero ni nabo Ibn Abbas yahuje iki gisobanuro cy'isala z'abanafiki cyo gusenga atari kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ahubwo ari ukwereka abantu aririya niki gisobanuro cy'abantu basenga. Alladhina yusalluna fil alaniya, abantu basenga ku mugaragaro kugira ngo biyereke abantu, wala yusalluna fi sir, iyari wenyine isala yamucitse abona nawe umureba arijijisha bikarangirira aho ngaho. Urumva abo bantu nibo Allah hano yavuze, ntabwo ari abavandimwe b'Abayisilamu bahagarara ku isala baza agaciro kayo. Allah subhanahu wa ta'ala atuhe imbaraga n'ubushobozi bwo guhagarara ku isala. Ibrahim idua yarayisabye asabira n'abana be, yaravuze ati rabbi ja'alni muqima as-salah, mana yagasanumpe ubushobozi bwo guhagarara ku isala, wa min dhurriyyati, n'urubyaro rwanjye nuruzananirwa isala, rabb wa taqabbal du'a, mana yagasanu wakira ubusabe bwawe. Ibrahim alayhi salam idua yo guhagarara ku isala n'urubyaro rwawe. Aba rero Allah yavuze ati fawailun lil musallin. Ibn Abbas radiyallahu anhu yaratubwiye ati abantu n'abasari kinafite b'abanafiki, bo basari kugira ngo bereke abayisilamu ko bari kumwe nabo banasenga, ariko yabara ahantu nk'iswala yamucitse ni nta cyabona ntawe umureba akijijisha bikarangirira aho ngaho. Aba rero n'abanafiki
yari mu isala nabwo Qur'an yaravuze iti wa idha qamu fi salat iyo bari mu isala qamu kusala bahagarara biguru ntege bagakora isala uko bishakiye hanyuma wala yadhkuruna Allah illa qalila aya madoto tuvuga mu isala nayo bakayihorera kajya cunga gusa ko imama agiye uko akajyayo nabo aya gatanu iyi sura Allah yarabisobanuye yaravuze ati alladhina hum ababandi basenga muyihe shusho an salatihim sahun basenga batita kwisala babandi batita kwisala ngo bazihe agaciro zikwiye iyi sahu ivuga hano aba bantu Allah yavuze batita kwisala Ibn Kathir aratubwira ati icyambere wa imma an waqtiha al-awwal harugukereza isala ku gihe cyayo cyambere cyagiye dusengera fayuakhirunaha ila akhiriha daiman aw ghaliban kenshi ugasanga bakunda gusenga ku munota wa nyuma igihe cy'isala cyenda kurangira wa imma an adaiha bi arkaniha wa shurutiha an al-wajh al-ma'mur bi cyangwa ugasanga abantu basenga isala batitaye kuri shurutu zazo akabashora gusenga tatawaje niyiteho kureba qibla gahagarara habonye gusanga Allahu akbar wa imma anil khushu' fiha cyangwa gasenga ubona iswala nta gaciro gakomeye yihaye niba umuntu ugomba kwifata gutya mu iswala ntunyeganyege ukabona arimo arishimagura mu bwanwa n'ibindi Ibn Kathir atubwira ati aba bantu bakora ibi bintu bose izi aya zo haruguru zirabareba alladhina hum an salatihim sahun babandi basenga uko bishakiye bakereza iswala ku gihe cyazo cyambere bakazisenga ku munota wazo wa nyuma bakazisenga batubahirije inkingi zazo bakazisenga batubahirije condition zazo bakazisenga uko biboneye barangiza n'igihe bari mu iswala ntibagire khushu kwibombarika mu iswala ugasanga nabyo biki arimo arishimagura cyangwa se ibereye no mu bindi hari n'ushobora kuzamura telefone akayikanda akayishyira muri silence akayikoramo amajwi n'avarimo akongera agasubiza mu mufuka ukabona wongeye agerekeranyije amaboko aba bose Ibn Kathir atubwira ati izi aya zavuzwe ruguru zihanangiriza abasenga muri ubu buryo butuzuye zirabareba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadith igaragara muri sahih Muslim na sahih Bukhari intumwa y'Imana yaravuze ati tilka salatul munafiq izo sala zimeze gutyo ni sala z'abanafiki tilka salatul munafiq ni sala z'abanafiki ni sala z'abanafiki intumwa y'Imana bivuga inshuro eshatu yajlis yarqubu shams aricara agakomeza yivugira amagambo izuba rikagenda yabona izuba rigiye kurenga agahita haguruka agakora ibyo akora vuba vuba arinze agatora salamu intumwa y'Imana ni sala y'umunafiki uyu nawe utegereza iswala akaba ari mu bintu bitari ngombwa yabona igihe cy'iswala cyenda kurunduka agahita kimiswala agasara uko yiboneye uyu nawe izi aya zavuzwe haruguru ziramureba dusaba Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala kuduha kuba mubita ku iswala kandi nkuko Ibrahim yasabye avuga ati rabbi ja'alni muqima as-salat Mana nyagasani umpe kubahagarara neza ku iswala wa min dhurriyyati kandi n'imiryango yacu nabo dukomokaho ابن عباس رضي الله تعالى عنه رتجت مسنن يلهم إيمانا عن النبي صلى الله عليه وسلم يلهم إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم يرفزتي إن في جهنم رواديا ممر وجهنم الله شزمون إتشبايا إتشبايا ngo جهنم nayo ubwayo iragitinya تستعيذ جهنم من ذلك الوادي في كل يوم أكثر من 400 مرة buri munsi jahannamu isabimana kuyirinda ubukare bw'icyo kibaya inshuro zirenga 400 uidda dhalika alwad lilmura'ina icyo kibaya cyateganyirijwe bari abantu bakora ibikorwa by'ubwibone ibikorwa byo kwereka abandi ari nabo Allah yavuze muri aya 6 y'isura Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati alladhina hum yura'un abantu basenga uko biboneye abantu basenga iswala zituje bagasenga bari kumwe n'abayisilamu ngo babarebe yaba ari wenyine agacunga kabyihorera abo ngabo basenga bafite n'ibindi bakora bereka abantu Imana yabateganyirije ikibaya cy'umwihariko mu muriro wa jahannam icyo kibaya jahannam nayo iragitinya watasta'izu billahi minha jahannam ikabisaba Imana kuyirinda ubukana bw'icyo kibaya fi kulli yawm buri munsi inshuro zirenga 400 abantu bakora ibikorwa kugira ngo babarebe abantu bafite ibyo bakora
bereka abandi. Nyagasani subhanahu wa ta'ala zaturinde iyi ndwara ivugwa muri sura ariyo alladhina hum yura'un, abantu bakora kugira ngo abandi babarebe. Ariya gukora kugira ngo bakurebe ni shirk al-asghar, ni shirk nibandikanya Imana ariko rito, kubera ko wowe nkaho wakoze kubera Allah uri gukora kubera ibiremwa. Wa mimma yata'allaqu biqawlihi subhanahu, nanone ikindi gifitanye isano n'ibi twavugaga haraguru, anna man amila amalan, ikindi ngombwa bavana wese mu gitega amatwi, anna man amila amalan lillahi fatala alayhi nas fa'ajabahu dhalik anna hadha la yu'addu riya'an. Yukoze ikintu kubera Allah n'umutima wawe, riya iva mu mutima, gukora kugira ngo wereke abantu biva mu mutima. Ariko wowe yukoze igikorwa ugikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, nyuma yaho abantu bakakibona bakagikunda bakakishimira, iyo ntabwo ari riya. Simuyizi yo state ubwo buryo, iyo hala nimubizi ko ari igihe umuntu ukora ikintu ugikoze kubera Allah ariko abakibonye bakakishimira bakanagikunda, icyo gihe ntabwo nuvuze ngo uriya ababikora ngo abantu bamurebe riba ari ishyari. Uyu muntu rero ukora ibintu kubera Imana ariko abantu nyine akaba ari gukora ibintu bidahishwa abantu bakabibona bakabyishimira, iyi ntabwo ari riya. Iki kivanwa muri uriya muryango w'abari abantu bagambira akajya gusenga ngo abayisilamu bagenzi be bataza kuvuga bati ubuse koko bazi ko ndi haji ngiye gusigara nicaye warambona bati reka mpfe kujyana nabo. Iyi ni riya, iki ni icyaha. Aba nibo bavugwa muri iyi sura. إن هذا لا يعد رياء والدليل على ذلك حديث من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم من إيمان حديث أبو هريرة تقرأتي كنت أصلي إجيش من اللي بسينغا فدخل علي رجل ومن نزق ينجر مسجدي فأعجبني ذلك أبو هريرة كريتنا كان كوكوم في قتال كان ينشون ننفذ مكان. أبو هريرة رمو بسينغا أريني صار yaje gusenga kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ariko umuntu aza kwinjira mu isala. Yinjiye mu isala, Abu Huraira aravuga ati niyumvisemo akantu kuko ko ibyo nakoraga mu isala nkwiye kubyitaho cyane birenze kuko hari undi muntu uri kundeba. Abu Huraira yaje gusenga atazanywe na riya, ariko igihe yari arimo gusari mu musigiti hinjiramo umuntu nyine bigaragara ko Abu Huraira yarabimenye ko mu musigiti arimo umuntu uri kumureba uko ari gusari. Aravuga ati niyumvamo akantu ko kuba wenda naba ntari kubikora neza mu maso y'uwo muntu, fa'ajabani dhalika, bituma mbyitaho cyane uko nabikoraga, ariko ngira ikibazo cyo kuba wenda ntaguye mu mutego wa riya wo kuba nkoze ibintu neza kugira ngo umuntu andebe. Njya kubaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakundaga ubumenyi kugira ngo intumwa y'Imana nimubwire iti ririya ryari ikosa atangira asaba Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala imbabazi. فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ndagenda nyakubisobanurira intumwa y'Imana uko byangendekeye nakumvise. فقال intumwa y'Imana irambwira iti kunta laka ajran, wagize ibihembo bibiri, Imana yaguhembye inshuro ebyiri. Ajru asir, ibihembo byo kuba mu ntangiriro wakoraga kubera Allah subhanahu wa ta'ala kandi ukaba wanakoraga n'ubundi n'ubusanzwe kubera we, wa ajru al-alaniya, no kuba wakoze hakagira ukubona akanakwigiraho uko ibintu bikwiye gukorwa neza. Ibyo Allah subhanahu wa ta'ala azabiguhembera inshuro ebyiri. Ikibi ni ukuba umuntu wifitemo umugambi wo kwereka abantu no gukora kubera bo, Nyagasani subhanahu wa ta'ala azabiturinde. Aha rero Imana subhanahu wa ta'ala muri suratul Ma'un yagaye abantu basenga, igaya abasenga bibagiza isala, abasenga uko bishakiye, wa ta'khir as-salah, harimo n'abakereza isala, wa ta'khir as-salati 'an waqtiha yahtamilu tarkaha bil kulliyya aw salatiha ba'da waqtiha shar'an aw ta'khiruha 'an awwal al-waqt. Ibi twabivuze ko isala kwikerereza igakerezwa ku gihe cyayo cya mbere cyangwa se umuntu akayireka burundu. Ibi byose byinjira muri ziriya aya zaganiriye ku isala. Aya ya karindwi Allah subhanahu wa ta'ala yaganiriye kuri ba bantu bataza agaciro k'umunsi w'imperuka, barangwa no kudafasha imfubyi, barangwa no kurya benyine ntibasangire n'abakene, barangwa no gusara uko bashatse. Icyanyuma Allah aravuga ati wayamna'una al-ma'un, ikindi aba bantu kibaranga wayamna'una al-ma'un, usanga utuntu twabo badukomeyeho. Hano harimo ibisobanuro bibiri. Iyi sura yitwa suratul Ma'un,
Al-ma'un ni ibikoresho dufite, ni ibyombo. Al-ma'un ni ibintu dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana iti wayamna'una al-ma'un, abo bantu barikunda kugira ngo agutize ikintu do abo sibo twera. Imana iti wayamna'una al-ma'un, kugira ngo aguhe igikoresho kugira ngo agufashe, kugira ngo ahangaha turaza kubona hadith nyinshi ziganira kuri iri jambo, ariko no mu bamenyi hari abavuze ngo wayamna'una al-ma'un, bakimana ibikoresho. Mu bamenyi hari abavuze ngo bimana sadaka bakanimana zaka. Igisobanuro cyo kwimana sadaka no kwimana zaka hari bamwe mu bakivuze mu bamenyi. Ibn Kathir akigarutseho, ariko Ibn Kathir ashimangira ko ikigamijwe ari ukwimana ibikoresho dufite bya buri munsi. Umuturanyi akagutira isafuriya ukayimwima, umuturanyi akagutira ishoka yo kwasura ukwi ukayimwima, umuturanyi akagutira ikintu runaka mu bikoresho by'ufite we adafite, ukamubwira icyo kintu narakibuze maze iminsi, narakibuze na giti ijoro runaka rakigera ntiyakigarura, akagutira ipasi, kuko hari impamvu nyinshi zo gutira abavandimwe b'Islam. Icya mbere, icyo kintu aragikeneye kandi wenda ihari ye iri hasi, nta bushobozi afite bwo guhita akigura ako kanya. Urumva kudatizanya ibinabyo biri mu muco mubi. Aba bantu rero bikunda, akaba afite ibintu byafasha abandi ari mu bibahe, wenda nubwo hari umuntu ushobora kwimana ikintu kubera ko hari bamwe mu bantu batajya biyumvamo responsibility ku bintu bitari ibyabo, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo ababireba. Wowe ubikwiriye gukora akazi kawe, warangiza ukiringira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Aha rero umugabo witwa Aba al-Abidin aratubwira ati Sara Abdullah ibn Mas'ud, umusore witwa Abdullah ibn Mas'ud yabajije icyo iri jambo al-ma'un, ibikoresho abantu b'Imana rivuze. Faqal Ibn Mas'ud aramusubiza ati huwa ma yata'awaruhu an-nas, nibyo abantu bakoresha fima bainahum, mu buzima bwabo bwa buri munsi, min al-fas, nk'ishoka wal qidr n'amasafuriya n'ibindi n'ibikoresho byo mu rugo. Ibi bintu rero ntibiba bikwiye ko tubyimana cyangwa se twanga kubitiza bagenzi bacu. Nyuma yo gutora adhan insha Allah ta'ala turaza kugaruka tuganira kuri hadith ya Abu Dharr itugeza ku gihe cyo gukima iswala. Twaganiraga ku bisobanuro byagutse bya suratu al-ma'un, sura yitiriwe ibikoresho byo mu rugo abantu bashobora gutizanya, ariko abantu badatinya Allah subhanahu wa ta'ala bakaba babyimana mu buryo butarimo ubushishozi, babyimanye gusa kubera kwikunda. Ariko bikaba byemewe kuba ushobora kuba utatanga ikintu cyawe bitewe n'ubushishozi ufite ugiye kugiha ukigutiye cyangwa se no ku miterere yacyo. Ibyo ngibyo Allah subhanahu wa ta'ala babireba muri wowe, ariko yari ukwikunda no kumva ko ari wowe ukwiriye gukoresha icyo kintu wenyine, abandi Allah tahaye ubushobozi nk'ubwawe batagikwiye, yari ibyo nibyo Allah subhanahu wa ta'ala azahanira abantu, kandi ni nabyo bigaragaza ko uyu muntu afite ubumenyi buke kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Isilamu rero, tugarutse ku bintu byavuzwe muri iyi aya birimo kugaburira abakene ndetse no gufasha abakene no kumenya abakene, hari hadith nifuje ko tuganiraho cyangwa se tumenya nayo kuko ifitanye isano n'ibi bintu bibiri byavuzwe muri iyi sura. Iyi hadith yakiriwe na Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, uyu n'umusangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahubwo twazabona kanya tukamuganiraho, wenda yarinde Mu'adh ibn Jabal, ariko twihuse cyane muri hadith agiye kuduha inkuru ikomeye y'ikintu cyababayeho mu buzima bwabo bari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aratubwira ati ihtudisa anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata ghadatin min salati subh. Igihe kimwe twagiye mu musigiti tujyanywe no gusari salat al-fajr, tujyanywe no gusari salat as-subh. Noneho dutegereza intumwa y'Imana, niyo yari imamu wacu, intumwa y'Imana turamutegereza
mu by'ukuri irakererwa umwe Imana yarakererewe maze gukererwa turategereza amasaha aragenda hafi yizuba kwenda kurasa aratubwira ati hatta kidna natara ayna shams kuburyo haburaga gato ngo izuba rirase tubona intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam irahingutse fakharaja sari'an iza yihuta cyane yinjira mimbari fathuwiba bisala bakima isala vuba maze gukima isala kuko igihe cyari gisigaye cyari gito urabona amasaha salatul fajr abantu bagatawaza bakaza bakicara mu musigiti bagasaya sunna bagasoma Qur'an bategereje imam ariwe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nk'iminota 45 karangira hafi ya saa 12 n'iminota izuba ryenda kurasa babona intumwa y'Imana yinjiye mu muryango w'umusigiti bakima isara vuba fasalla watajawaza fi salati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabasengesheje isara ngufi cyane kubera ko igihe cyari cyagiye izuba ryenda kurasa فلما سلم دعا بصوته فقال لنا imajije gutora salam yarahindukiye ireba abayisilamu irangije irabahamagara irababwira mu ijwi ryayo ati ala masafikum kama antum buri muntu aguma aho yicaye ku isafa buri muntu agume aho yicaye ku isafa ibyo byagaragazaga ko nyine intumwa y'Imana ifite ubutumwa ishaka kubaha byanagaragazaga ko intumwa y'Imana itakerejwe n'ubusa takerejwe no gusinzira gusa ahubwo hari message hari ubutumwa runaka yahabwaga muri ariya masaha igihe nyine yatinze intumwa y'Imana rero ala masafikum kama antum buri muntu agume mu isafa ahari aho yicaye ثم انتفر إلينا intumwa y'Imana nyine irahindukira irabareba فقال irababwiriti amma inni sa'uhaddithukum ma habasani ndashaka kugira ngo mbabwire icyankereje inni qumtu min al-layl nabyutse nijoro gusari tahajjudi reka nyisubire mu tahajjudi murayizi tahajjudi yayindi twebwe twibagiwe yayindi tutakibuka kwibaho intumwa y'Imana iti inni qumtu min al-layl nabyutse mu ijoro kugira ngo nsari tahajjudi fatawaddatu ndatawaza fasallaitu ndasari ma qudira li isala zona shoboye mu ijoro maze gusari nkiri aho nasengeye nkigifite na wuzu fanaistu nibwo naje kumva ngize ibitotsi biremereye cyane fastaqaltu nanirwa gukomeza gusari ndangije ndasinzira maze gusinzira fa idha bi rabbi nerekwa nyagasani subhanahu mbonekerwa muri ibyo bitotsi na nyagasani subhanahu wa ta'ala fi ahsani sura mwishusho nziza imukwiye nyagasani subhanahu wa ta'ala faqal Allah arambwira muri uko kurota muri uko kubonekerwa umwimana ntago byabaga kurota nkuko anje nawe byabaga kubonekerwa guhishurirwa Allah subhanahu wa ta'ala abwira intumwa abwira intumwa ati ya Muhammad yewe Muhammad فقلت ndavuga nti labbaika ya rab ndakwitabye mu izina mu cyubahiro cyawe kigukwiye Imana nyagasani faqal Imana nyagasani rambaziti fima yahtasimu al-mala'u al-a'la abari mu ijuru iruhande rwanjye wabuze icyo bari kuganiraho faqultu ndavuga nti la adri wa rabb Imana nyagasani sinyizi nta makuru mfite y'ibyo abari hafi yawe bari kuganira abari hafi ya nyagasani subhanahu wa ta'ala nyagasani abimbaza inshuro eshatu sinigeze mbona igisubizo fara'aytuhu wada'a kaffahu bayna katifai hatta wajadtu barda anamilihi bayna tadiyai ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye ibiganza bye bitagatifu gahoro abinkoza mu bitugu ibyo biganza birankonjera cyane numva ubukonje bw'ibyo biganza hahandi ubukonje bwatoraga bukinjira nkabwumvira mu gituza hafi y'igituza cyanjye Allah subhanahu wa ta'ala amaze gukoza ibiganza bye mu bitugu by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana irababwira iti fatajalla li kulli shay nahise menya buri kintu nahise ngira amakuru atandukanye nayo nari mfite mbere yaho ngaho nyagasani subhanahu wa ta'ala yongeye kumbaza cya kibazo namubwira nti nawe abakuri ruhande byo bari kuganiraho ndabizi Allah subhanahu wa ta'ala arambaza ati mubiki baraganira ku bigendanye n'iki ndasubiza nti fil kafarat barimo baraganira ku byiru al kafarat mwese muziko dukosa ariko aya makosa dukosa haba hari ibyiru dukwiye gutanga kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala ayatubabarire niba wibeshye niba wakosheje
kwikosa runaka haba hari ikiru, ibi byiru nibyo byitwa al-kafara. Intumwa y'Imana iti rero abari iruhande rwawe baraganira kuri al-kafarat, ku byiru by'amakosa atandukanye aba mu buzima bw'abantu. قال الله سبحانه وتعالى وزنياتي ما هن ibyo ni ibihe? Icyambere, kiro cyambere intumwa y'Imana irasubiza iti dukeneye kukimenya. Mashyul aqdami ila al-jamaat, kuvi wawe ukaza ku musigiti, uko uburi gutera intambwe, uko uburi muri uru rugendo rugana ku musigiti, Allah subhanahu wa ta'ala abari kuguhanaguraho ibyaha. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, wal julus fil masajid ba'da as-salawat, no kwicara mu musigiti nk'uko tukikicara guhera salatul maghribi. Buruko buri muntu yicara buri segonda ririmo gutambuka ririmo rirahungura ibyaha. Icyo ni ikintu gikomeye bavanywe mu Islam. Icya gatatu, wa isbahul wudu fil makruhat, na kwa kundi dutawaza cyangwa tukiyuhagira tugatawaza mu rukerera y'amazi akonje y'imbeho, ari amazi uko kugwaho abandi bari mu biringiti barimo bahirita, wowe ari amazi agukuraho ibyaha n'amakosa atandukanye uba wakoze. Thumma fima, nyagasani subhanahu wa ta'ala aravuga ati ibyo nibyo. Hanyuma ikindi ni ikihe? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikomeza urutonde rw'ibyiru. Ithamu ta'am, gusangira n'abantu bavanywe b'Islam ni ikintu gikomeye. Walinul kalam, no kuvuga amagambo meza, kuvuga ibintu byubaka, kuvuga ibintu bitanya abantu, kuvuga ibintu bisenya, kubwira abantu ibintu bidafite akamaro. Ikindi, wassalatu bil-layli wan-nasu niyam, no gusari mu ijoro igihe abandi baryamye barimo bahirita. Biriya bintu Allah subhanahu wa ta'ala abikwandikira ibihembo byinshi. Nyagasani subhanahu wa ta'ala ati na'am, byo nukuri. Sal giza amahirwe yo guhura nanjye noneho nsaba icyo ushatse. Urutekereza ko intumwa y'Imana yasabye iki? Iki nicyo cyakereje intumwa y'Imana bavanywe mu Islam. Intumwa y'Imana yari muri ibi biganiro byiza na Nyagasani subhanahu wa ta'ala, yari irimo kwigishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, yari irimo guhabwa ubutumwa natwe dukeneye. Allah subhanahu wa ta'ala amaze kwigisha ibi bintu intumwa ye muri ubu buryo, arebwira ati ngaho saba, reka twumve ibyo intumwa y'Imana intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala yasabye sallallahu alaihi wasallam, kandi natwe ibi Allah abitwakirire, natwe abiduhe. Qultu, intumwa y'Imana arasubije iti nari mbonye umwanya wo gusaba Allah ndi kumwe nawe, nasabye navuze nti Allahumma, Mana nyagasani, inni as'aluka fi'l al-khairat, ndagusaba Mana nyagasani umpe ubushobozi n'umutima wo gukora ibyiza igihe cyose, wa tarkil munkarat, no kureka ibibi bidukikije mu buzima bwacu bwa buri munsi, wa hubbal masakin, no gukunda abakene bo twebwe tudakunda kubera ko badusaba, bo twebwe twanga kubera ko tuba dufite ipfunwe ryo kurya twenyine batureba. Intumwa y'Imana yo isaba gukunda abakene. Wa antaghfira li wa tarhamni, kandi Mana nyagasani umbabarire ibyaha byanjye unangirire impuhwe. Hanyuma hari n'ikindi gikomeye intumwa y'Imana yasabye tutajya tumenya agaciro kacyo. Wa idha aradta fitnatan, hari igihe kizagera ukaba wagerageza abantu, kigerageza iki cyangwa kiriya. Mana nyagasani ndagusabye, fatawaffani ghayra maftun, uzampe nzabe narapfuye mbere y'iyo fitina, uzampe nzabe ntakiriho mbere y'iyo fitina. Muzi impamvu fitina ishobora kugendamo binshi, fitina ni ikigeragezo gishobora kugutsinda. Niyo mpamvu intumwa y'Imana yavuze ati nubona hari ikigeragezo gikomeye uteganyiriza abantu, uzampe nzabe ntakiriho. Wa as'aluka hubbak, Mana nyagasani ndagusaba umpe kugukunda urukundo rwuzuye, ariko ntabwo ari cyo nyine saba. Wa hubba man yuhibbuk, no gukunda uwari wese ugukunda. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, unampe gukunda igikorwa icyo ari cyo cyose kizatuma unkunda. Kenshi shitani ibi bikorwa twebwe irabitwangisha, ibikorwa bituma dukundwa na Allah subhanahu wa ta'ala, birimo no gusangira n'abakene, birimo no kugaburira abakene. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana imaze gutekerereza abasangirangendo be mu by'ukuri bari bakerewe mu isala iby'iyi nkuru, irababwira iti innaha haqqun, ibi bintu mbabwiye mu kuri, kwari uguhishurirwa, kwari ukubonekerwa, ni kwari ukurota bigomba kurangiriraho. Fadrusuha, ibi bintu mubimenye munabigendereho. Thumma ta'allamuha, mubyige mubimenye kandi mubigendereho.
tukaba dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kwakirira ubu busabe bwasomwe bwasabwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yabonekerwaga na Allah nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ikindi tukaba dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuduhembera umwanya tumaze tuganira ku isomo rya tafsir. Ikindi tukaba dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kuzadushoboza kuzaganira no mu masomo ari imbere. Allah azaduhe kuhageza amahoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. لا حول ولا قوة